noneho harayara kongo twamaze kurita mu butwi yuko za video za Nyambo Zihari ngo bamaze kwishyura n'aba influencer ngo bazifatishije mu ntoki gutya ngo kaci mbana n'ibiraya hano bikora ibibi nta n'ikiza bakwikora ngo kugira ngo batazatangaza amabi yose ya Nyambo ngo kuko ngo yagiye abonana n'abantu benshi bagiye batandukanye ngo umugabo bita bavuga yuko abantu bose bateraniye muri projet zirimo Nyambo bakusanyije amafaranga bayahereza aba influencers n'abandi bakora kuza ama video ngo bayagumane kugira ngo bitica imishinga yose Nyambo yararimo mu maprojet yose yararimo. Ku munsi wa none nibwo twicaye tukitereka tukanihugika tukabaza tugatekereza neza tukareba tugasanga abantu baba bacecetse cyane mu ibanga rikomeye baba bafite akantu bihugikanye Karabaye aribwo twatahuraga iby'urukundo rwa Zaba na Nyambo rwaje gucicikana mu ibanga rikomeye kandi Zaba we yarari gukundana narindi bintu bigeze iwa Ndabaga abahungu n'abakobwa muri imyaka mana umuntu bita Nyambo ngabiri nyamo neza arabyangiza ngo barashwana none nawe ngo byaje kumubaho ngo akewe yagereyemo mugenzi we ngo nawe kamugezeho ngo ayo mabanga akomeye yose ngo niko yageraga kuri titake akihangana agaheza akavuga ati uyu mwana platform yamaye n'uburyo arenze reka mwizirikeho ariko yakunesheje noneho wabonye niya bikaza kurangira tutacitse intege ariko nyamara burya ngo uyu mukobwa ngo yarakasa mutwe ngo yaragatangaza yarakamaramaza uyu mwaka dutangiye 2025 munyitondere kuko nimutanyitondera umwe ndaza kumugana uratwica ngo iby'urukundo rwo ngo byarakasa mutwe ngo dare yuko ngo yicembaniraga mu ibanga rikomeye cyane ngakubita wuncence n'ibindi byana ku ruhande ngashwanyaguza uransuba gasome huko gasome mbebe toka di toka ngo Titi Brown ngo yaje kureba kuri iki gihe none aravuga ngo icyo bita ngo enough is enough noneho ngo ndabirambi intege ziracitse neza umubiri biranze ariko bamwe bari kuvuga ngo hari akantu ka kanoni bari gupanga k'agafilimi ngo benda kuba basohora ngo kakasa mutwe ariko ibintu biri kujya hanze bikaba bigaragaza yuko ngo ibintu bishobora kuba byarabaye bindi ubwo bugambo bwawe nta kintu buzamara yawavumu w'Imana uyu Nyambo ngo akaba yarigeze kukanyuzaho ngo agakunda uwo bita Kirisi izi ngo ewana ngo akamurwarira indege ibintu bikaba ibindi ariko Kirisi izi akaza kumutera ishoti rikomeye cyane icyo bitse indobo ibintu bikaba bikomeje kwanga muri ino mihanda ya Nyarugenge noneho ngo agahanda cyangwa umuhanda ngo wanserebekeye cyangwa wanyererereye kwa Nyambo ngo niho ibintu bishyushye cyane ngo niho hari gushya uyu mukobwa ni Nyambo akaba ari umukobwa bafataga nk'inama y'Imana ariko yari yarabiyogoje yarabikeye hirya no hino abantu barumiwe kibaye ikigoryi none byaje gutangaza cyangwa turumirwa twifata ku munwa aho yasenyeye rinda umukobwa mwiza rwose witondaga yaribaniye n'umuhungu bikundanira urukundo rwabo ariko Nyambo akaza kubyangiza cyane rwose Nyambo ariho abantu bari kugenda bamucira urubanza bavuga ati uyu mukobwa ibintu none ari gukora arimo arabagira ingwe mu murwa rwagati Titi Brown agahinda kakaba kamwishe kamushenguye umugani wa rya zina ngo nikabashengura ubu ngubu ngo ameze nabi kuko Nyambo yabonye undi mu besto ibintu bikomeje kuba kamaramazi by'inkundo byo muri showbiz bikomeje kuba kasamutwe ibintu biranze neza birayoberanye urabiyo mwuka w'inzoga wawe Nyambo abaye iciro ry'imigani umaze kubyimba umaze kujya uvugisha inyore buretse ariko izindi nkuru ziri kuvugwa n'abanyonzi n'abamotari kuko umunyonzi waje ntwaye nkuye mu Kinyoni hirya iyo ngiyo ntwara za Nyabugogo akomeza za Gasyata yambwiye yuko ngo ibintu ngo na Kiramani ngashobora kuba yarabyicayemo neza akabyigaraguramo akavuga ati ubukwe ntabwo bugomba kuba kuko ama invitation ngo yarari hafi gutambuka kasongo yeye mumbari nanga ibintu ngo arabyangiza
kimwe n'abo bandi bari bari kuvuga yuko ngo uwo mubesto nakubutse muri Amerika ngo yaje nawe afite urufito ruhagije, Nyambo nakaza akitereka ngo akavuga yuko ngo Titi nawe afite umusheri cyangwa umugore w'umukecuru cyane ubiye mu Burayi ngo ni umudiaspora. ngo ibyo byose bikaba ari byo bikomeje gutuma Nyambo agenda yita Titi cyangwa bitana ba mwana, nyamara iby'urukundo rw'aba bantu babikundaga bikaba birangiye umwe aririra mu myotsi. Mu by'ukuri tubisiguye neza cyangwa tubisobanuye neza, barimo biravugwa yuko Nyambo ari we munyamafuta ukomeye cyane, ngo kuko n'amavideo ye rwose arahari, abantu batamiye ku biceri bye ngo barabinyunguse rwose, ngo amavideo ngo barayabika bayicaraho. Ngayo nguko rero Nyambo waca abiciro ry'imigani kitakomeza kuririra mu myotsi. Guys, nk'uko bimeze ibintu byo gukundana by'urukundo rwa Nyambo na Titi batandukanye rwose ku mugaragaro izuba riva, ibintu bikomeje kuba akasamutwe cyangwa akamaramaza. Kandi ikindi nanone barimo baravuga yuko bamwe na bamwe nyine batazi ukuntu ibintu bihagaze, ntago bari bavayo buri umwe wese ngo turavuge ati narakuretse n'undi avuge ati narakuretse, kuko bamaze kuba basiba ibimenyetso byagiye bibahuza, bimwe na bimwe barabisibye rwose, ubona yuko nta kintu bafitanye, nta yindi gahunda bafitanye, ko Lady Nyambo yamaze kwerekana n'undi mu besto noneho ngo bafitanye. So uyu Nyambo rero ngo akaba yaratandukanyije umuntu bita Zaba na Linda, akaba ari ibintu bikomeye cyane kandi binababaje cyane, kuko Linda byonyine biravugwa yuko yabanje kuba yagurisha isambu y'iwabo mu cyaro kugira ngo abashe kuba yahuza n'uyu muniga ngo ni Zaba, kandi by'urukundo rwayo bikaba byari bimeze neza. Nyambo akaba ari wabyicayemo akabisenya, ko Nyambo noneho byaje kugaragara yuko ari umukobwa washiturwaga n'uyu n'uriya, hariya akajya na hariya yarataratazaga, ni ibintu bikaze cyane. Ariko nyine ubwo nuko nyine Nyambo twabaraga nk'umuntu w'inyamibwa, nk'umukobwa ushaka kubona ukamwizera umeze neza nta ribi, birangiye bigaragaye yuko wenda bya bindi bita inyebebe, birangiye ubona utamenya urwego rwose. Nyambo araciriritse pe, araciriritse rwose, n'ibintu bivugwa hari byo Nyambo araciriritse cyane, ari hasi kabisa, ntari hasi rwose. Niba Banyarwanda Banyarwandakazi, subscribe.